muri mwebwe hari abantu bahungisha abandi byiza. Cyose umuntu azaba arimo arasarisha agomba kumenya abasarisha baribo. Muri mwebwe nazaba arimo arasarisha abantu ajye yoroshya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi alkiram wattabi'i tabi'in lahum bihsan illa yawmiddin wa ba'd. أيها المستمع الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nyuma yo gushimira Imana Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha ntibisakare ku ntumwa yacu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam we nabiwe n'abamukurikiye n'abazakomeza gutera ikirenge mu cye, dusaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushyira muri abo. Allahumma amin. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, twongeye kubatorera indamutso nziza min indillahi guturuka kwa Nyagasani ala wahya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bavandimwe b'Islam, nkuko bimenyerewe, uyu ni wa mwanya twongera gufata tuganira zimwe muri ayati Allahi ndetse na ahadithi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nkuko bimenyerewe, uyu munsi turaza kuganira kuri hadithi dusanga mu gitabo cya Bukhari ndetse n'icya Muslimu, biturutse kwa Abi Mas'ud, Imana imwishimire, anna rajulan qala, uyu mugabo Ibn Mas'ud aratubwira ati mu byukuri intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu yaziye n'umugabo, arangije aramubwira ati wallahi ya Rasulullah, aramurahirira aramubwira ati inni la ta'akharu ani salati al-ghada, ati mu byukuri nyererwa isala min ajri fulan, nyererwa isala ya fajiri kubera umuntu runaka, mimma yutila bina, kubera yuko adukerereza. Fama ra'aytu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma'udhatun ashaddu, ngo nabonye na munsi nijeje mbona intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam irakara nk'uwo munsi. Hanyuma irangije faminhu yawma idhin thumma qala, intumwa y'Imana irangije iravuga ati inna minkum munfarin, ati mu byukuri muri mwebwe hari abantu bahungisha abandi byiza. Fa ayyukum ma salla nas falyatajawaz, ati umwe muri mwebwe nazaba arimo arasarisha abantu ajye yoroshya. Fa inna fihim dha'ifan wa kabira, kubera yuko ngo muri abo ngabo barimo barasarira aho ngaho harimo kabira sinni, harimo abantu baba bakuze mu myaka, wa dhurhaj, ndetse n'abandi bagiye bafite gahunda zabo zitandukanye. Wa fi riwayatul ukhra, nanone mu yindi riwaya ituruka kwa Abi Qatada, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iratubwira iti inni la aqumu fi salat, ati mu byukuri ngiyewe nari ngiye guhagarika isala, uridu an atura fihi, hanyuma ngo nshaka kuyigira ndende. Intumwa y'Imana irangije fa asma'a baka asabi, ngirangije yumva umwe mu bana bari barimo bararira. Fa atajawwazu fi salati karahiya, ngirangije yoroshya isala an ashuqa ala ummihi, kugira ngo ataza kuba yabangamira umubyeyi we. Bavandimwe b'Islam, ahangaha icyo dukuramo yuko igihe cyose umuntu azaba arimo arasarisha agomba kumenya abasarisha baribo, hanyuma kandi akirinda kuba yabangamira bijyanye na hari abantu bazaba barimo, kubera yuko kuba wasarisha isala warangiza ugatinda ntago ari byiza, kubera yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam niho itubwira yuko tugomba gukuramo inyigisho, tukamenya yuko mubo dusarisha haba harimo abantu bagiye bafite gahunda zabo zitandukanye. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.